kandi abo twari turi kumwe ntacyo babatwaye kandi nabo baba bafite imodoka kandi ari abayobozi. Ariko kuri social media amavideo nanjye nabonye agaragaza ko wari umeze nk'umuntu wanyoye inzoga, nibyo? Reka nkubwira abo twari kumwe. None ibyo ntabwo ari bya bindi Bamporiki yavugaga byo gutegana imitego hari byaba biri muri RPF? Ibyabaye nta transparency bakoresheje. No kuvuga ngo rero wavuga ko weguye kubera igitutu cya polisi ntabwo yaba yibeshye. Polisi urumva twaraganire nta ntegeze nsinyisha. Ariko yitabigarura ntuba weguye. Ntabwo nari kwegura. Iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu twibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko rivuga ngo Captain Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Ndabasuje kandi abifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda. Habiyaremye Jean Pierre Celestin wari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ahagarariye RPF Inkotanyi yeguye ku mirimo ye. Ni inkuru yatangiye gusakara cyane mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Akaba yeguye nyuma ya Depite Mbonimana Gamaliel wavuye mu mwanya nk'uwo mu cyumweru gishize nyuma yo gufatwa inshuro nyinshi atwaye imodoka yanyoye inzoga. Habiyaremye nawe yeguye ariko mu gihe ku mbuga nkoranyambaga akomeje gukwirakwira amashusho amugaragaza asa n'utumvikana n'abapolisi bashinzwe umutekano wo mu muhanda. Jean Pierre Celestin Habiyaremye imyaka 38 ku murongo wa telefone maze kumuhamagara ntangira mubaza ibyaya makuru ariko mu ijwi rye yumvikanishaga ko ashobora kuba yaraziza abapolisi bashinzwe umutekano wo mu muhanda. Nitwa Karinijabo Jean de Dieu nkorera Primo Media Rwanda. Yego. Amakuru yuko mwaba mweguye n'ukuri? Yego n'ukuri. Mweguye kubera iki? Yeguye ku mpamvu zanjye bwite. Izo mpamvu zawe bwite ni zihe? Hari igihe wisuzuma ukareba ibihurimo sosiyete uko muyibanyemo ugafata icyemezo. Uri mu bihe sosiyete mubanye mute? Okay, wenda ntabwo nzi uburyo uri kumbaza n'iki ariko nyine nakubwiye hari igihe witekerezaho ukareba rubanda uko muri gukorana ku mubanyi mu rwego rwo guca urujijo na confusion ugafata umwanzuro. Ubwo rubanda uravuga abo mwakoranaga mu nteko cyangwa? Oya, ni sosiyete. Iyo uvuze sosiyete ubwo buvuze nde? Ubuvuze ngewe ubuvuze nde? Okay, reka nkubwire uko bimeze. Mu gihe cyashize mu mwaka ushize muri 2021 mu kwezi kwa gatatu. Yego. Amasaha yo gutaha saa 3 yigeze kumfatiraho mu nzira. Allo? Oui, wari ukimwirota amasaha yigize gufatira mu nzira? Amasaha ya kafi yaramfashe. Yego. Polisi namfata icyo gihe ubwo bijyanye no kubahiriza amabwiriza ya COVID hari uburyo byubahirizwaga n'ibihano byatangwaga. Kuko twebwe nk'aho dukora nk'abayobozi niyo wahuye n'ikibazo gisa nk'icyo hari komite ishinzwe imyitwarire uragenda ugahura nayo ukisobanura. Ubwo nahuye na komite ishinzwe imyitwarire mu nteko turaganira bihabwa umurongo birarangira. Noneho muri iyi minsi hari mugenzi wacu waje kwegura yeguye icyo kibazo cy'icyo gihe kirongera gisa nkaho kizamuka. Komite irongerera guhamagara? Oya, komite ntabwo yampamagaye. Ahubwo kuri social media batangiye kuzamura ibyo byari bimaze hafi umwaka n'amezi 9. Yego. Batangira kubizamura. Batangiye kubizamura ubwo nge polisi yarongeye irampamagaza. Impamagaje ndavugana ariko ko ibintu bimaze hafi imyaka 2 ko twabirangizanyije twaganiye bigarutse bite nyuma y'igihe kingana guki. Ubwo rero ngewe nk'umuyobozi uba ugomba kugira n'imyitwarire imbere ya rubanda. Nahisemo kugira ngo nce izo mpaka z'urudaca ari ngewe n'izo nzego z'umutekano na sosiyete nakubwiraga ati icyemezo cyo gusezera mu kazi. Polisi yaguhamagaye kubaza iki ko byari byararangiye? Yambazaga ku by'icyo gihe byarangiye kandi n'ubundi icyo gihe twari twaganiriye aho nakoze amakosa nsaba imbabazi barazimpa birarangiye. Ubwo ndavuga ni ko mugaruye iby'iki gihe impamvu ni iyi. Bakubwira ngo iki? Nabo barambwiraga ngo nyine ngo turi kugira ngo tubikubaze none se icyo gihe ntabwo mwabimbashije. Ubwo nyine nkabona bafite indi myumvire yo kubyumva. Ubwo ngewe mfata icyemezo cyo kugira mfate iyi decision nafashe. No kuvuga ngo rero wavuga ko weguye kubera igitutu cya polisi ntabwo yaba yibeshye? Oya,
polisi urumva twaraganiriye nta hantu yigeze nsinyisha, ariko iyo itabigarura ntuba weguye. ntabwo nari kwegura. urumva bo bampamagaje nk'umuntu nk'urwego mpagarariye, kumva ngo nitabye muri polisi mu kwisobanura ku bintu bimaze imyaka 2 byanteye kubyibazaho. njye ubwanjye ndicara, n'ejo nari ndi ku kazi ndi Nyaruguru, mu karere ka Nyaruguru. abantu benshi bakaguma bambaza, agakubitiraho uko polisi yampamagaje. mbona nta wundi mwanzuro muri njye ngomba gufata, ndasezera. Iyo polisi itaguhamagara ntiwari kwegura? Umva na rubanda bari baguma babibaza, urumva polisi kugira impamagaze yuko yumvaga muri sosiyete hari icyo kibazo. Yego. Hanyuma kuki wanditse ko ari ku mpamvu zawe bwite se kandi wumva hari impamvu yiwe? Okay, ni ku mpamvu zanjye bwite kuko nta wampatiye kwandika, kuko na polisi impamagara twabiganiriyeho, nta statement yakozwe kugira ngo ngiraho nsinya. ariko ubwo ngewe ubwanjye muri nge naratekereje ni kuki nahamagawe ndi kubazwa ibintu by'imbitagihe. wenda urabona wenda nk'ikinyamakuru ukorera, yego, toza yuko wenda nko mu myaka 2 ishize hari ahandi wakora. yego ibyo waba warakoze icyo gihe wenda ari nka incident waba waraguyemo, igahita izamura pressure bitewe n'akazi uri gukoramo uyu munsi. yego. ubwo rero ngibwo niyo mitekerereze nagize, ariko ubu tugiye kuza tubazwa n'ibintu byashize byari byarahawe umurongo bikarangira. ubwo ngira izo mpungenge mfata decision. Mbere yo gufata uwo mwanzuro waba waganiriye n'ishyaka rya RPF ukomokamo? Okay, nagishije inama. Yego. Kandi RPF nk'umuryango n'umuryango bujyanye gufata nk'umuryango kuko ari umuryango wanjye. Yeah. Abo nganira nabo bagenzi banjye nabo babonaga ibiri kuba bakumirwa. Yene nge wabibwire ni rero aho kugira ngo duteze confusion muri rubanda. Duteze ikibazo. Ngiye kuza gufata umwanzuro. Naje gufata umwanzuro nta wampatiye, ari RPF ntago ariyo yampatiye kwandika. Ari bagenzi banjye nta bigeze babimpatira, ni ngewe ubwanjye wabitekereje. RPF muganira bakugiriye ihe nama? Icyo gihe haba icyo kibazo muri 2013. 2013 cyangwa na 21? Na 21 sorry. Yego. Baranganirije nabo mbabwira uko byagenze, mbabwira uko ikibazo cyagenze, uko cyatangiye. aho na nyine nitwaye neza icyo gihe ntasaye imbabazi nabwo ndazihabwa. ubwo rero nabo bamwe batunguwe nuko byongeye bikagaruka nyuma y'icyo gihe kandi twarabiganiriyeho bikarangira. Ariko kuri social media ama video nanjye nabonye agaragaza ko wari umeze nk'umuntu wanyoye inzoga, nibyo? Burya umuntu wanyoye inzoga uzi uko abateye, uzi ko aba ari kupfunama, ari kugwa, ari kugira iki. Kijyagenge ni pressure nari mfite mu mutwe y'imodoka yanjye bari banyatse bapakiye batwaye. Kuko icyo gihe banyatse imodoka barayitwara, kandi abo twari turi kumwe ntacyo babatwaye, kandi nabo bari bafite imodoka kandi ari abayobozi. Kuki baguhisemo wenyine? Icyo nicyo kibazo nanjye nyine nibazaga muri nge. Bakubwiye iki? Bahisemo, naranabibabwiye icyo gihe. Yego. Kuki ari ngewe mufashe kandi mubona hari n'abandi. Barambwiye ati wowe kujya mu mikorere yacu twe dufite uko dukora. Buri muntu abazwa ibye, buri muntu abazwa ibijyanye n'ikosa yakoze. Urumva nta kintu nari kurenza. Ariko niba mbyumva neza wazize pressure ya polisi? Polisi ariko ntabwo ari yambwiye ngo nandike, yuko nge nabonye impamagaje mu gihe byararangiye. Kandi nawe byagutera ikibazo, uzi ko ibintu byarangiye bitakiriho ukabona uri kubihamagazwa. Kandi nta kindi kibazo nigeze ngira nyuma yaho ngo mvuge wenda naguye mu ikosa nagize iki. Mu kanya wari urimo umbwira rero uti wababaje impamvu ari we bahagaritse, ariko nabyo numvaga bidasobanutse ko nta kuntu bari kukurobanuramo urumwe nta ikindi kibazo kihariye mufitanye. Reka nkubwira abo twari kumwe. Perezida w'inama njyanama wahoze ari perezida w'inama njyanama y'akarere ka Burera na vice mayor economic y'akarere ka Burera. Yego. Na vice mayor economic y'akarere ka Nyabihu. Muri abo bose ntaho polisi kibaza kandi muri gahunda twari duhuje aho twari turi bose twari kumwe. Ngo wahagaritswe abandi barabareka. Ariko nyine nanjye nanze kwivanga mu mikorere umuntu abazwi ibye nubwo wamenye impamvu yatumye bo batabakoraho. Bari baguhagarikiye iki kurenza amasaha?
mwese ni kafi twari tuguyemo y'amasaha. Yego. Ese mwari muvuye he ko numva mwari ikipe ngari y'abayobozi? Okay, hari ibibazo turimo dusuzuma kuri Hotel Fatima i Musanze. Na nyuma ntiwakomeje ngo ubaze umenye uko byagenze impamvu baguhagaritse wenyine? Okay, nge nyuma nitavye nzego nakubwiye polisi ubwayo bo twaraganiriye icyo gihe dusabana imbabazi buri wese aho yakoshereje undi aho umuntu yaba yagize imyitwarire itari myiza. Yego. Kuri buri ruhande twebwe by'umwihariko iyo habaye ikibazo dufite komite ishinzwe imyitwarire yakubwiye. Yego, ihagarariwe na Karinijabo Barthelemy. Yego, byabaye ngombwa yuko njya kuyitaba. Icyo gihe yari ihagarariwe n'uwo bita Bitunguramye Karinijabo ntabwo yari akagiyeho. Nganira n'abanyamuryango bagenzi banjye twitaba bahituzi bangira inama nabo birangira bityo. Kuko byarangiye neza mu bwumvikane ntabwo nari gusubira inyuma nguyu oya icyo cyari kirangiriye. None ibyo ntabwo ari bya bindi Bamporiki yavugaga byo gutegana imitego hari byaba biri muri RPF? Bino ntabwo nabihuza na RPF ahubwo byaterwa n'abantu ku giti cyabo. Ariko bayirimo bashobora gutega abagenzi babo imitego. Inzego zibishinzwe nizo zagira accountability. Niba uhoze ikosa turi kumwe twese wenda tukatwagira icyo tubazwa kuko twese ikosa twakoze rirasa. Umwari we basobanije none ibi bimaze imyaka 2 bongeye biragarutse aho naho washiraho market question. Ntabwo byaba bigarutse se kubera ira case wenda ya mugenzi wawe? Ariko urumva case ya mugenzi wanjye ni yanjye ntabwo bihuye. Birumvikana. Nanakubajije ni ubu ibyo wakoze kera mu myaka nk'itanu ishize bitewe n'akazi ukora ubu babizana kandi byarahawe umurongo. Ubundi ntabwo bikwiye. Rero aho ni naho hari n'ikibazo, aho niho hakwiye no gutekerezwa hagasuzumwa akareba impamvu y'ibyo bintu n'abatego bahoze umbwiranye. Niba itafashe icyo gihe se barongera bayizane igihe kitari ngombwa. Ariko urumva twavuga ko byazanywe na social media. Ese ninde wafashe ira video ubundi? N'abapolisi bari baraho kuko nta bandi bantu bari bahari. Babana yikwirakwije kuko nta wundi muntu wari uhari muri ayo masaha. Urumva bari muri kafi abantu batashe. Abasigaye n'inzego z'umutekano nibo bayifashe ni nabo bayikwirakwije rwose. Nyuma yo kwegura werekeje he? Okay, nyuma yo kwegura ngewe rwose mfite imbaraga zo gukora, mfite byinshi nakora, hari ahantu henshi natanga contribution bitewe n'ubumenyi mfite bw'ibyo nize. Kandi atari n'ibyo hari na gahunda yo kwihangira imirimo, hari ibintu byinshi twakora tugateza igihugu imbere uko ari nabyo na leta ikunze gushishikariza abantu. Nta gutegereza ngo akazi cyangwa iki, ahubwo ni ugutekereza uburyo bwo kwihangira umurimo. Hari byinshi, hari udushya twinshi twakora, mbese ni mu bintu bitandukanye ngewe mfite ubushobozi bwo kuba nabijyamo. Hanyuma hari wenda nk'inama cyangwa icyo wumva wabwira inzego zaba inteko cyangwa polisi cyangwa na rubanda muri rusange? Kuri bagenzi banjye inama natanga no kugira amakenga ku kintu icyo ari cyo cyose. Ubwo nyine nabagira amakenga ku kintu icyo ari cyo cyose. Inzego z'umutekano gukoresha ukuri na transparency. Gukoresha ukuri na transparency. Kuko ibyabaye nta transparency bakoresheje. Ikindi cya kabiri, gukemurira ibintu ku gihe. Kuko icyo gihe iyo accountability bayikoresha uko bagomba kuyikoresha ntabwo byakagombye kuba byari bimaze imyaka 2 ngo byongere bigaruke. Ikindi navuga kuri rubanda bakwiye kubahiriza amategeko n'amabwiriza. Natanga inama. Yego, Pierre Celestin Habiyaremye turagushimiye cyane ku kiganiro High Primo Media Rwanda. Murakoze cyane. Tukwifuriza kandi ihirwe mu bindi werekejemo. Yego, murakoze. Habiyaremye Jean Pierre Celestin kandi mu bindi bihe hari haranavuzwe ko yaba yaragiranye ibibazo n'abari abayobozi mu karere ka Burera ku buryo baba baragize uruhare mu kumushyira hanze yakoreshejwe amashusho nubwo yaba amaze igihe.
Habiyaremye Jean Pierre Celestin w'imyaka 38 afite impamyabumenyi mu bijyanye n'ubumenyi bw'isi bijyanye n'igenamigambi ry'imijyi. Akomoka mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Burera. Mbere ko umudepite yari vice president w'inama njyanama y'akarere ka Burera kuva mu kwezi kwa 11 kwa 2017 kugeza mu kwa 9 kwa 2018, kuva tariki ya 2 z'ukwa 10 2010 kugeza ku ya 18 z'ukwa 9 2018, yarashinzwe ibijyanye n'amakuru y'ubutaka mu kigo gishinzwe imikoreshereze n'imicungire y'ubutaka mu Rwanda. Itegeko ngenga rigenga amatora ryo mu 2018 riteganya ko uyu mudepite avuye mu murimo we asimburwa hakurikijwe uko abakandida bakurikirana ku ilisiti y'umutwe wa politiki. Umwanya wo uhabwa umuntu ukurikiye kuri listi yatoreweho akarangiza igihe cya manda gisigaye iyo kirengeje umwaka umwe. Abadepite bari ubu batangiye manda y'imyaka 5 tariki ya 19 z'ukwa 9 kwa 2018 kuko aribwo barahiye, bivuze ko igihe gisigaye ngo irangire kitaragera ku mwaka, bityo uyu mudepite ntashobora gusimburwa. Kugeza ubu mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda hasigayemo abadepite 78. Birashoboka ko bose bazasoza iyi manda cyangwa se hakaba hari n'abandi bazegura. iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tuyoboka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi itegeko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare